boss avuze yuko tugomba kubonana kuri iyi si bikumvikana. That's right. Nenje kuvumba murugo ntabwo duheruka kujya nukuri kwibanda shonje nukuri wakubesha nari nukuri kwimana mama yaragiye mama yarapfuye na papa bamufunze asambanye nanuza na Venantia yarasambanye baramufunga ninje mugabo muciki waje naye bamuteye inda abitinda yaza kuvuka imaze amezi 16 nanjye nagize ikibazo urukeri ninje wo mubyaje uramwana ninje wo mubyaje nanjye ngubu ndi kwiruka umuntu utazi yari kuje nizere ko lunch yakugendekeye neza. Okay. Twe dufite umuhungu hano biryoshya nubwo narahura nawe 100% ariko numva ari sawa barumva bimeze neza. Yeah. So rero ndashaka guhita ngenda. Hari umuntu utari nawe gahunda nubwo ntahamya neza nyine ko ndi bugaruke ariko ubundi ubwo nuza kugira ku kazi ntabwo uri bugaruke kwikanze nyine ukuntu urumva rangaje ukoresheje cyangwa icyo kinyarwanda sinzi uri bugaruke. It's okay. Wagira ngo ugiye gupfa we uri bugaruke bose ntawe wapi rwose nta kibazo still nyine ndimo ndagenda ubwo we nuza kugira ku kazi urakora nk'uko bikwiye ushobora kuyenda kuhanyura cyangwa sinahanyure nkava muri ziriya gahunda nerekera mu rugo. Ubwo ibyo ugomba gukora urabizi ukunda kindura amasaha n'undi aregereye tuhamagara wa mushoferi Geoffrey ahita gutwara akazi sibyo? Kamuhamagare nta kibazo. Sure. So ubwo numva nawe umeze neza ariko hari ikintu ukeneye kirenze? Oya. Ni ibintu byose nisaba ku ruhande rwawe. Magara ako dropping but hari ikindi kintu runaka wambwira before I go? Urumva hari bigeze umbwira umuterankunga ndamwibutsa avuga ko uzadufasha muri kampani yacu. Ikibazo rero kugeza ubu ntabwo nigeze numva bongera kubisubiramo byarangiye gute wamfasha ukansubira. Uranyibukije ariko nigeze kubwira ngo utegure email yo ibasubiza sinze ahubwo hano byahereye niba baragusubije nta kintu bagusubije. Baransubije yaransubije arambwira bazabyiga ariko urumva ko hashize igihe wenda bo bakabasha bakora uyoboye wakadufashije ukamindinga sinzi. Sure. Reka ndebe ushobora gusa ko maziminsi urabona ko maziminsi nyine ntari hamwe ntari muri mudi imwe reka ngerageze ndebe ko niba bashobora kuba baransubije. Yes, it's time with us. Yes, I can see. Yes, my dear Saj, I have received your message from your secretary, whatever. Yes, ndabona message ampaye ari iyo wabohereje feedback wabahaye. So far okay, nimba ntuje ndi hamwe ndaza kumwandikira ndebe like mwibutse kuko still dukeneye abandi bantu nyine bagira ibintu bongera muri business byo. Mwibutse ko bose nawe muri iyi minsi mbara kubera zira stress ufite urashakaraye ntabwo uri kubasha gukora ibintu uko bikwiye kuko nari ibintu biri kugenda nk'ibi nari narabyibagiwe hari n'ibindi twavuganye birangije nabyo umukanya uvuga ko arambwiye ati ngomba kubikurikirana ubwo ubishyire ku murongo dufashe turakwinginze. It's okay. I will try my best ndaza kumangerageze ndakunda focusing ariko ubwonko bwanjye nyine burazenguruka cyane. Urumva ariko ukuntu baho nyine
ukiyumva, and then some other time you feel you're not okay. Then include no mu buzima bwo mu rugo nyine nkuko nabikubwiye mu rugo ntabwo turi happy 100%, but I'll push and fight. Okay. Ugomba kugerageza ukaba kuko urumva business yiza ku mwanya wa mbere. Ubwo rero nufata umwanya munini ukawugira ibibazo byawe cyangwa ibindi bintu biguhugije. Urumva natwe mu kazi kandi urabizi ko ari ugomba kudufasha ibintu byinshi. Okay. All right. Ndabona barimo no kumpamagara. Ahubwo ubwo ntacyo we hamagara Geoffrey ago picking up tware ku kazi, sibyo? Sawa. Ibingi byari bike. Byari by'impapuro nagendaga nkopiye hano kugira ngo azabibura. Project subirema. Nse bebe narakubwiye bate? Nakubwiye ko wa musaza Kamana afite gahunda yo gushimutisha Serge. Afite gahunda yo gushimutisha Serge? Cyangwa kundira. Are you sure for that? Afite neza cyane. Ugatangiye gushaka abantu bamufasha. Urumva amakuru meza. Wow. Mfite abantu gusa yabikoze vuba cyane. Ahubwo ngiye natekereza ngo icyo kiraka nta kuntu twakinjiramo. Oya, tukinjemo byabipfuye. Byabipfuye byose. Ahubwo this is what I'm thinking right now. Tugize amahirwe nk'uko bivuze bikaba. I said, are you sure? Sure. Mfite amakuru. Ibyo urateze ko bishobora kuba nka ryari? Ntagiye afite kuko afite gahunda yo kumushimutisha. Ikindi kintu dukeneye right now ni telefone y'umugabo. That's what I was going to tell you. Baramutse bamushimuse. Urabyumva? Baba batukoreye akazi like 5 y'ibyo twari dufite byagomba kutugora. So the thing is, how are we going to get that fund? That is a simple game. Mfite abahungu banjye bahari. Have my boys kuyizana nako kanya. Nanjye ubwanjye nagenda nkayizanira. Nako byananira. Get done. Ahubwo imipango yacu igeze hano karabaye. This is something that I have been waiting for a very long time. Nanjye nyibyumva nahise mvuga umusaza se karimo kwihutisha ibintu arimo kudufasha mu kazi kacu ka buri munsi. Ya urumva ni bitoroshye. Byabaye ahubwo ikintu kimwe ntasaba Imana ko iyo gahunda yacamo neza nk'uko bishaka. Oya Serge bari gushimira twebwe arashimira. Ibyo ndabizi bisikana ko n'abana mukuru. Ahubwo ikindi nashaka kubwira umukobwa w'Umutesi. Ejo ndamubwira njya kumureba. Ambwira n'icyo ambwira ko ashaka gushimutisha Serge. No, wait. Muretse maze ngubaze. Kamanzi ashimuse Serge kubera Mutesi. Mutesi ashaka gushimutisha Serge. Kamanzi nawe arabishaka gusa muri bombi nta muntu uzi ko umuntu wese afite gahunda. Okay. Kandi yansabye gukora. Okay. Ibintu bikorwa. Make sure kugira ngo yakozwe. Dima munakubwiraga kari akazi tukabonye bari abasore bacu byadufasha. Are you sure? Yeah. Let's go and celebrate this. Come on. Wait. Let's go. Let's go. We have to celebrate this. We have to celebrate. Wait.
We have to celebrate this. Come on. Masore, ngira ngo impamvu murangaye murayizi neza. Turayizi cyane. Muzi neza yuko Kamanzi yashimuse Serge. Mubizi? Turabizi cyane. Ntabwo nshaka yuko mujya kwica Kamanzi cyangwa se Serge aho ari. Mu byumve. Icyo nshaka ni uko nshaka telefone ya Serge. Turabyumvikana neza? Turabyumvikana. Icyo nshaka ni iki? Telefone. Ni telefone ya Serge. Mukayinzanira. Hanyuma kandi kana mutagomba kwibagirwa nuko uwo mwahura nawe mu nzira uwo ari we wese. Nukuvuga ngo uwagegeza kubitambika. Mu mubare nk'udahari. Icyo nshatse kuvuga ngira ngo muracyumva neza. No mubara udahari. Ngo ntabwo ahari. Sibyo? Ntabwo ngishaka bya bintu byanyu byo kujya kucisha hariya no hirya muza mumbwira ibindi bidahuye n'ibyo nabatumye. Banugira ikibazo akazi tugomba gukora gasukuye cyane. Sibyo? Banabahaye amafaranga yanjye afatika. Namwe mujye mumpereza umusaruro nabatumye. Cyo wikigiraho ikibazo. Are we clear? Clear. Uko mbibabwiye biramutse bidatunganye nimba tumaho abandi aho muzaba muri hari hose ntimuzandenganye. Wumva utuje. Turi imwe mu mpamvu nziza muri kino gihugu dukora akazi neza kuko nta n'ikibazo na kimwe kizigera kibamo. Very good. Icyo mbatumye ni telefone. Telefone igomba iboneke. Sibyo? Yego. Mwayisanga kwa Kamanzi ko ngira ngo murabyumva neza ko ari washimuse Serge. Ibyo byose ishobora kuba wendiri nayo ayifite. Ariko gihe cyo ushaka nuko mubikora nkuko nabibabwiye. Turumvikana? Ikindi kintu mutagomba kwibagirwa nanone. Mumenye neza yuko ibintu byose mukora tubimonitoringa. Yego. Sibyo? Yego. Ndaza kugenda mbahereza gahunda yose y'ukuntu ibintu bigomba gukorwa. Yego. Turabyumvikana? Yes sir. Aho mugeze hose icyo mugiye gukora iki cyose ndaza kuba ndi kumwe namwe. Umunota ku bundi segonda kurindi. Bivuze ngo any mistake mwagerageza gukora ndaza kuba nyifite. Cyo ntabwo wikumva ugifite ikibazo kabisa. Nta kosa na rimwe rigomba kuba muri kano kazi. Kandi natwe ni mpamvu turi hano. Icyo masabye rero mugene mukore ibyo nabatumye. Ndabamonitoringa nta kintu na kimwe muza kubura. Ndabayobora from A to Z. Turi kumwe? Yes. Ushatse mwakwigendera. Hari ikibazo? Oya nacyo. Ubwo amafaranga uze kwashyira kuri fax uburyo bwiza kugira ngo hataza kugiramo ikindi kibazo. Amafaranga tayari yamaze kugera. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a
a rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked. What? What? Witabyo. Wese witabyo. Kuchura kubera kiri hano. Wese ko kiri hano. Mara singo tuzanje. Ngo tuzanje barazijanye. Je sai za nambaye. Nari kwiruka zivamu. Nari wo biteye. Mara singo tuzanje. Nari wo biteye. Nakunyurutsa. Wewe ka kudora. Hari wari bitanye nawe. Wewe ka tukaganira. Tuganira ibiki? Kurende mubasi wankuyemo. Wanyana yimka. Urashaka kurwana? Nisubaye iki? Wasubaye. Cyangaraga gute? Kiraje. Ibi bintu bya hano byose niho biteye. Ase wazi byango bundi wowe. Byose nzima wowe so hunyirutsa. Iki ni iki? Navuganye nawe. Zibari kwa. Ariko urane mfitanye nawe. Nakubita nawe. Nakubita wanyana yimka. Nakubita wamka. Urumva ushaka kurwana? Umva. Numunsi nagumwe sindi kuranga muntu yasiko niya nyoko muzonya kugenda wambwa ibintu byinshi je byabaye wanyana jimka ziba numuntu akabimerera ntagurimo ndabaze wambwa sekira ni cya ko umva mubwire Mwana mwene bigabo hariye aramunsi y'urutoki binyirutseho binyirukaho kandi ngenda bibonye mbona bisa nkaho bifite umujinya umanzi bashaka gutobora kiriya gipangu cyo kwa Kanyandiko abo bantu barasite kandi sha nanjye kuvumba hariya kwa Ntuza kwa Mahoro uzi ko bakoresheje ubukwe amaze mubwira sibyo
wenda wa muntu we nubwo nakuze umuntu murahuye bwa mbere ngewe nanjye nje nirukanka sinzi ngo habaye iki aho kukugeraho ngumbwira ikibazo wenda turebe yuko bari bangase ahubwo numve ko wenda nanjye umva Nusi nawe bikugezeho bande nibigabo by'ibikabagira bibonga n'itabi by'ibikara ngewe se ko mbonye uza wirukanka ashama cyari kamaho mbizo kuba mugabo we nimba uramemukiye pe mu rugo reka mubwire mu rugo turiga neza mu rugo turiye turaruhuka umva umuye mu mudendeza honere nicaye ndimo kujya se wari uri kujya birenze ko Imana ndashonje nuko nenge kuvuma muri bwabo nenge kuvuma mu rugo ntabwo duheruka kujya nuko Imana ndashonje nuko wakubesha nari nuko Imana mama yaragiye mama yarapfuye na papa bamufunze asabira nanuza na Venantia yarasambanye baramufunga ninja mugabo muciki waje bamuteye inda abitinda yaza kuvuka imaze amezi 16 nanjye nagize ikibazo urukereye ninjye wamubyaje uramwana ninjye wamubyaje nanjye ngubu ndi kwiruka nk'umuntu utazi yari kuje ndimo gukoreba ngabona uri ikibazo ntabwo ndi ikibazo ahubwo ndi ibibazo narindi kunya kunya kwa bosi tumaze kujya kubera mu rugo kwa bosi bafite ikintu kimeze nk'igisahane narindiriye yuko twacyaruriramo igisorore nabuze umunsi mbona icyo bicaramo bakanywa nibaza kwa bosi abantu b'abakire twaseseme nibo bicara mu ntuza bakanywamo ubu rero ahantu nk'uyu narindi kunywa ubu ndimo kwibaza ese birongera bize basera numve yuko byaza nawe ufite ibyo kuhorotora iki ni ikibazo ubundi bakwita ndeshaka njye banyita gitifu mu kirimi cy'igifaransa baravuga ngo what is it le je suis from ariko le je suis uziko le je suis uziko wa muhungu akanyandikwe nawe yabonye diplome buruse nanjye narayibonye rero buriya urimo kuvugana na kapiteni je gitifu iwacu kapiteni je gitifu witrebye congratulation I am no problem amuswi je suis nibyo mbabwira rero wumvise ariko rero kamwe isomwe ngo urashonje dukurika imana nsimera uko no kuba rero iwacu twebwe tuvuga make vuga mu make ago make rero nanjye niko njanaga nago ago make niko njagamo niko ncisha make uvuge nk'ijambo urumva iwacu rero ikintu cyerekeranye n'icyaka nyisi nakubwe sinya kwa boss yewe hara nsanze niho wese yanjye umwisha ako kuntu nurumba tsiye hejuru ngize ngo wese nguye hejuru nako ngize ngo ngibinuzi biti binguye hejuru ariko nyine wewe wigira ikibazo sibyo humura nimvuge ibikomeye ngo wumve yuko bigize nuko mba nabigize mu rugo akakabo nkahaye nyina ariko ako giti nibyo mubwira wumvishe mu rugo twebwe iyo tumaze kuzuza nyine ngiye wita njya kugira ute ako giti reka muri akantu keza rero gitumva mubwira uziko naba nawe wenda uri kubona aho wiherera uziko naheruka no gusura kugira ngo umve wenda uhumetse gosura ngiye gusura sibyo ntashizemo oya urumva muhaye uburenganzira urumva gusura mu ruhame ngo ntabwo ari byiza wowe sura akoze reka mubwire n'ukuri giti wenda duhuriye hano mu bizazane wambabariye wenda nibyo mba muri kujugunya hasi wenda mu kimbatera ikiwanyu nje nabijya n'ukuri kw'Imana wabijya nabirya vuga ngo kugira ngo numve ko wenda wowe ubundi reka ngewe wumvishe naturutse iwacu kuko ndashaka kugira ngo ngewe ngire izina rikomeye muri no mujyi wa Kigali wumvishe si waturutse he giti ngewe naturutse iwacu ahagana ntabwo hazi wowe uzahamenya n'umuntu wumvishe uzahamenya ni kure cyane ntabwo wowe wapfa kwamenya ahagana he ni hariya za nta kibazo ubwo nane akanywera akantu keza rero sibyo ngewe banza uvuge ngo boss gitifu itunga akantu ugira boss gitifu Oye, boss gitifu je suis comment ça va boss gitifu comment ça va rubanda ninde wowe rumo ushaka kugera muri rubanda sha njewe
Oya, je suis télécommande Rwanda. Télécommande? No problem. Oui, je tombe très bien. Non. Ngende mu rugo wumshe aho se. Abaje. Ngira bura mabaje Umva reka mwerekere. Wewe unaribi, tugende iwanyu ukumva nanone nje naho kuba mfite. Jewe ngenda sigara ku rugi. Wenda ibindi turabipanga tugeze iwanyu. Nuko turabipanga tugeze iwanyu. kuri se wiha karibu. Getemo mukundaga gufasha abanyamurera. Record action! Kosha. Urukunyiro kwa nkuru mite.